ndagira ngo baze basuhuze mwese ko mwaje mwitabye ubutumire muzamura ibiganza dusuhuzanye. Yesu nashimwe. Ikindi ndabakiriye mwese muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana no kuba muri uyu mwanya. Ndagira ngo umuntu wese ahindukirane mugenzi wiwe muri iburyo cyangwa ibumoso amubwire kurakira ijambo ry'Imana ahantu muri iki kibazo. Dusuhuzanye mwese. Murakoze cyane, turabakiriye kandi mwumve ikaze abakozi b'Imana mwese mwitabye ubutumire kuza kubana natwe muri iki gitaramo. Ndagira ngo nyuma yo kwakirana no kumva ikaze hano duhawe umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Sinzi nimba mikoro zirimo kumvikana neza, ariko Imana irazifasha zigende neza. Ndagira ngo dusome umurongo ibiri yonyine. Abatanzi nitwa Muhizinkundabera Jotamu, ndi umuvugabutumwa bwiza mu itorero rya Pentecote ADPR mu Rwanda. Cyakora muri iyi minsi ndi hano mbarizwa mu rurembo rwa Nyabisindu mu Rwanda. Ndi umugabo ndubatse, nashatse umudamu umwe tubyarana abana 12. Umwe niwe wagiye mu ijuru, 11 barahari. Mfite abuzukuru 11. Jewe Yesu yakunze, jewe Yesu yangiriye neza. Niba mwumva ndatuwo mwami, jewe yangiriye neza. Nabatijwe muri 80 kuri Pasaka. Nashatse muri 80 mu kwezi k'umunani. Umva nabatijwe mu kwezi kwa 4, Pasaka iba mu kwezi kwa 4. Mu kwezi k'umunani itariki ya mbere y'ukwa munani nibwo nubatse urugo. Natangiye kuvuga ubutumwa muri 82. Ndabishimiye imbere kuganira n'Imana. Ndumva nezerewe Imana cyane ko mbona bangana nka mu mubiri bitabye kuwa gatanu muri wike kugira ngo tuganire n'Imana. Haleluya. Munemerere namwe tunezerane. Reka dusome imirongo 2 nimara abantu tumenyeranye. Nkunda no kuririmba kandi nabyo nza numva. Ni mu buhanuzi bwa Yesaya, ni ibice 3 no ku murongo wa 20 no ku murongo wa 10 no wa 11. Ubuhanuzi bwa Yesaya ni ibice 3 n'umurongo wa 10. Bibiliya iravuze gutya ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Ndashaka ko tuganira ibintu 5 bizatuma abakiranutsi bagubwa neza tugeze mu ijuru. Ariko ndashaka no kubaza kuvuga gato. Ubundi umuntu wese uri hano n'umuntu wese ubaho Imana yaremye, nta muntu ukunda kugubwa nabi, umuntu wese akunda kugubwa neza. Bibiliya itubwiye abantu 2 batandukanye, umwe azagubwa nabi, undi azagubwa neza. Mwisi abashitsi turi hafi gutaha, ndishimye cyane ko nanjye n'umugenzi. Mwisi abashitsi turi hafi gutaha, ndishimye cyane ko nanjye n'umugenzi.
ariyo gushaka ijwi ryo hasi ndaba ndimo kuvuga aya magambo kugira ngo iminota yaje idataka. Haleluya. Reka tuvuge ijambo ry'Imana, numva ijwi ryagiye hejuru. Reka tuganire iyi mirongo tuvuze. Bibiliya iratubwiye ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umunyabyaha abonye ishyaka azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Umukiranutsi azagubwa neza ariko umunyabyaha azagubwa nabi. Bavandimwe, twese turi kumwe hano bakozi b'Imana, ndagira ngo mvuge ibintu bitanu bizatuma umukiranutsi agubwa neza. Ariko kandi wibaza, uri mu mubare w'abakiranutsi cyangwa uracakora iby'Imana yanga, ibyaha? Bibiliya tubwiye umukiranutsi icyambere kizatuma umukiranutsi agubwa neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana bizabitubwira ngo nitugera mu ijuru tuzabona Yesu bwawe. Mufashe mwese muvuge ngo amen. Ikintu Imana izatwereka bwawe, ikintu tuzabona bwawe kizatuma umukiranutsi agubwa neza, tuzareba Yesu imbone mubone. Hari muri bintu wari aravuga kandi nazaza n'inkovu z'imbere zikiriho, abacunguwe nazo bose tuzazinezerera, kandi ubwo tuzazireba ibyishimo bizatwica. Ikizatuma abakiranutsi bagubwa neza, tuzabona Yesu imbone mubone mu maso kuko muri bwo kundeba kuko ndi bwo kubareba. Mufashe muvuge ngo amen. Ni twebwe twenyine abakiranutsi tuzabona Yesu. Abanyabyaha, abantu bakora ibyaha ntibazabona Yesu mu maso, ntibazabona n'irengero ryabo. Twe twenyine bishaka kuvuga ngo ushaka gukiranuka kugira ngo uzagubwe neza. Icya kabiri kizatuma abakiranutsi bagubwa neza tugeze imbere y'Imana, Yesu nitumara kumubona niwe uzaturangaza imbere. Mufashe kuvuga ngo amen. Aje kutwereka Imana, tuzabona Imana tuyeretswe na Yesu. Abakiranutsi ni twebwe twenyine azatumurikira Imana, avuge ngo ngababona ari gucungura mu isi, ngababona guza amaraso, ngababo wambuye kuzana mu isi. Duhagarare imbere y'Imana
muri iyi ntumwa niko yavuze ngo tuzakora defi duhagarara imbere y'Imana muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu azabwira Imana ngaba bamubise ngaba babiri ngaba bayisaka ngaba azavuga abo nagiye kuzana misi. Mbega umunezero uhebuje zayo duhagararanye na Yesu imbere y'Imana. Mufashe mu bwenge bw'Imana azaduteza Imana. Ishaka tatu Imana ubwayo ngo izahaguruka ku ntebe yayo. Bibiri ivuga ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi ngo ni intebe y'ibirenge byayo. Uvuge ngo amen. Haleluya. Imana izahaguruka kubera wewe mu mutima wawe, vuga izina ryawe. Imana izahaguruka kubera ko itorero ryagezeyo, kubera ko umubiri wa Kristo yaje. Tuzaguka neza kuko Imana izahaguruka. Igituma abakiranutsi bazaguka neza, Imana izahaguruka ku ntebe yayo ngo itwakire, ivuge ngo nimukingure ishanga rikiranuka ryakomeje n'ukuri ngo ryije. Ube kuwitegereza. Hari umunsi umwe ngiye hariya mu Rwanda, sinjya kubabwira ibintu byinshi by'ibyo jambo, ariko hari umunsi umwe twagiye ahantu nanjye nari mu bantu bagombaga kwakira umukuru w'igihugu. Mbona araje, murabizi ko akunda abaturage b'u Rwanda, atangira kugenda abasuhuza. Akitugeza iruhande ukaza wumva ikoti ntirimeze cyane, ukaza wumva sinzi ibintu birebe kuzamuka, ari umuyobozi w'igihugu. Ukaza wumva ukumva ikoti wari uzi, ukumva ibyishimo no mu manurire ko akugeze iruhande. Noneho njyewe mu bantu yarimo gusuhuza agira gutya nanjye akuramo. Ariko Yesu namara kutwereka Imana muvuge ko abakiranutsi bazaguka neza. Haleluya. Imana izahaguruka itwakire, ari wowe mediatrice tuyimana Imana. Jonathan wari wewe Imana ihaguruka bivuge ngo nimukingure ishanga ryakiranutsi ngo rigakomeza by'ukuri buri amarembo y'ubusa. Abakiranutsi bazaguka neza, Imana izavuga ngo nimukingure bishimye. Muvuge ko abakiranutsi bazaguka neza. Icaka namara kutwakira ngo azazana igitambaro. Imaze kutwakira tumaze kwicara, ube kubitekereza nawe twicara dutuje. Imana apana Yesu izahamagara kuva ku ya mbere. Niwe wa mbere wapfiriye ubutumwa bwiza. Mbivuge ngo Abeli wazaza ahantu hari abakiranutsi badutegereje ngo bazahita baza kugeza ku munsi uherutse kwitaba Imana, kuko bose bari kuva kuri Abeli n'Aburahamu n'Abamose n'Abayisaka n'Ababanuzi n'Abakayihura n'abandi bawuzi, bose bari hamwe ngo Imana izabaha nicyo gitambara ngo izaza. Mwafashe kuvuga ngo amen. Imana bizazana igitambaro, izakwereka abandi bose wahose ngo nicyo gitambaro Imana izaguhana. Utekereze ngewe ngirimo kuvuga gutya, hariho umunsi abantu twaririmbanye, abantu twakoranye umurimo w'Imana, abantu twasenganye. Hariho umunsi umwe mu guhumbya no guhumura Imana yabagize uko byagenze nyine baragenda 43 no kubwira amazina yabo yose arananditse muri agenda yawe. Bose baragenda, nawe ufite babandi ufite babandi. Imana izahita ibahamagara ivuge ngo muhizi we ngaba ivuge ngo nivuye ngaba
hariho abantu bahuye n'ibintu, hariho imfuzi z'ihana izamuka ababyeyi bawe bapfuye bakihana, hariho abantu mwangana, hariho abasore mwangana, hariho abantu mwaririmbanye. Imana ngo izaduhanagura amarira, bizaduhanagura amarira twice. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Uwo munsi tuzaba duhagararanye n'Imana. Jewe uyu ubona bahagaze, sinigeze mbona mama mu maso yitwaga Raheli. Bajya bambwira amakuru gusa ngo arasa n'umushiki wawe n'abandi barasa yantaye tubita kurwana. Ariko uwo munsi nasigaranye n'indirimbo ziwe, ngo yaririmbaga indirimbo yarazi no kuvuza ingoma, ibintu nk'ibi nibyo gusa nasigaranye n'ibyo ufite, yarazi no kuririmba. Uvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mufashe muvuge ngo amen. Cyo nishaka abakiranutsi Imana izaduhanagurira amarira. Azatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma, aduhanagura amarira ku maso yacu, aduhe n'ibihembo yadusezeranyije. Azatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma, aduhanagura amarira ku maso yacu, aduhe n'ibihembo yadusezeranyije. Azaduhanagura amarira. Uwo munsi azavuga ngo nubwo waba wayipfuye bikakubabaza, ariko ngo yorohewe uyu mama uvuga bazagubwa neza. Bafashe kukavuga ngo bene data twateranye hano, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Ariko regira ngo Satani afite umugambi wo gutuma uzagubwa nabi. Niya wireba iby'i Burayi, wireba ibyo muri iyi si, wireba izaduka ikwigana abandi, abanyabyaha bazagubwa nabi kuko bazaba mu mubabaro w'iteka ryose, igihe twebwe tuzaba turi mu byishimo by'iteka ryose. Gatanu izaduha ingororano z'imirimo tuzigiye twari tutazi n'izo tutazi igihe twari. Bibiliya ivuga ngo bahinduriye benshi gukiranuka ngo bazakata inyenyeri. Mufashe muvuge ngo amen. Hakagira umuntu uhinduka uyu munsi azahita akahwinyenyeri, azaduha ingororano. Umwanditsi w'igitabo cy'Abareburaya ku 11 no kuri 39 yaravuze kuko Imana ngo yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, ngo kugira ngo badatunga bose tutari. Imana ntirahemba abakozi, Imana ntirahemba ba Daniyeli, Imana ntirahemba ba Aburahamu. Aburahamu sokuruza w'ubwizera, Imana ntirahemba. Abakirana itorero twebwe tuzaha ubuzima ikaja mu idepo y'ingororano igakingura kubera ko wewe ugeze mu ijuru, kubera ko njyewe ngeze itorero. Ubu turi mu kinyejana cyane, ni twebwe tuzaha Imana uburenganzira bwo guhemba n'abahahemba. Ntabwo bunyumva hazabireka. Ni twebwe twenyine ababicaye uko biba, ni wewe Imana itegereje, ni wowe. Nubwo hari uzasukuma imyaka imaze kuba myinshi, ijuru rirategereje. Imana ni jyewe itegereje, ni wowe itegereje. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse. Uko ni ko Imana ivuga. Imana ntihutiraho, ikeza ikora ku mwanya wayo, igasubiza ameze. Imana reka
mwafashe kuvuga amabere kandi igihe mu nzira gateke kavuga ngo ima ngo ni muhizitegereze ngwizahembe Stefano ngwizahembe igihe wari uhagarariye abahanuzi nageze mu gihugu cya Isirayeli kuri Tabora ahantu Petero yavuze ngo ndakiganira imwe yawe Yesu ngo ni Mose nyiri ya Eli yagiye gukora n'izere kuri kuko Yesu yarahageze abwira Mose ati Mose wari uhagarariye amategeko wategurira amategeko atanu ruburi bw'abantu Eliya yarahagarariye abahanuzi bose Petero aravuga ati Yesu aramubwira ati wibeshye ugomba kuva ukajyana hano bafashe kuvuga amabere Imana niwe witegereje kugira ngo izagororere babaye bose muvuge ko nico Satani ntagomba kutwegera Imana zunguka ziramunesha nimuhumura bera tuzataha nimuhumura bera tuzataha muri sisi wacu tuzataha nimuhumura bera tuzataha muvuge ko abakiranutsi bazakunga neza mwafashe kuvuga amabere kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo mureke isi tugire uko ishaka umwanya tukirimo ariko hari umunsi umwe tuzayirirwamo ntituyiraremo ntituyiraramo ntituzayirirwamo budashira bene data muri hano yisi irabere Satani karaza kakongorera uko abandi bajeje bameze oya uko bameze basengere kuhindukaho ariko hariho kubabara kw'abanyabyaha hariho no kugumereza kw'abanyabyaha Ibiri zivuga ngo mukane bigana uje bigana mureka babare aba bantu bari mu Burayi batwigire b'Imana ariko twoye kwigana ibyaha hari impamvu Imana yakuzanye hari impamvu Imana izambaza icarazanye gukora mu Burayi hari ikindi Imana yakuzanye gukora mu Bubiligi bene data sigaranye iminota umwe n'amasegonda kugira ngo dusenge Imana ariko ndagira ngo mvuge amagambo n'ubisa azamuka mu mutima wanjye reka kwigana abantu barimo gushaka urashaka gusa n'abandi urashaka gusa n'isi uje urashaka kwigana abandi basore oya hariho kugugana banzurebe hari umwami sumwe wanditse aravuga ngo nuzaza ubona ikintu icyo ari cyo cyose ngo uze ugereranya na Yesu uvuge ngo se Yesu yaza kuba uri mu kigo cyawe yakwigana uyu cyangwa yakwitwara hariho kuvuga nabi hariho no kuvuga neza ibintu n'ibintu bizirabeshya Yesu yaravuze ngo shize imbere yawe Isirayeli y'ubugingo urizera urashaka kwita tugiye gusenga Imana muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo icyo turangirije cyane Imana izakugura imirimo uzigiye wayikoze n'igihe utazi hari imirimo tuzi uburyo twayikoze hari n'imirimo utazi ariko Yesu ijambo ribavuze ngo abakiranutsi Yesaya yaravuze ngo abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo tuzagubwa neza kuko tuzabona ibihembo by'ibyo twakoze tuzabona ibihembo by'ubutumwa bwiza twakoze tuzabona ibihembo kuko hariho abantu bari reka barangirize kuri iri jambo rimwe hari umugabo witwa Yeremiya yumvise aza kugira ngo dusenge niwe wabaho
umusumwe yavugiye Imana neza, Imana ihita imubwira ikintu ukoze naje ngiye kukujyana mu ijuru. Hari ikintu dukora Imana igahita ivuga ngo ndetse nako kantu nashaka kuvuga. Umusumwe Imana yamuvuzeho ku ikuru, iramubwira gusigarana iminsi ngo numvise ngomba kukwishima kubera umunsi yagiriye gushingura. Mwumva abapasiteri bari biriya bintu biza byandikwa, yagiye gushingura umusore witwa Gatera, nawe ndamuzi ko arakora, agiye kugushingura. Yari umusore yavukaga wenyine, famiye yabo yari imeze ukuntu, arahaguruka araririmba, baririmba bavandimwe twese muri bimwe, yararirimbye gusa. Yeremiya mbere avuga ijambo ry'Imana ngo niko kuvuga ngo anyuka urupfu. Hari ukuntu umuntu ajya avuga Imana ugasingira umubabaro mu mutima ukawukuramo, hakaza kwishima n'umunezero, akora icyo kintu gusa atazi ko kibaye kirazamuka. Usumwe Imana yabwiye Koruneliyo ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ngo byazamuke ku bw'ubuyobozi imbere y'Imana, mwafashe mukazamura Imana imbere y'Imana. Haleluya! Uko Koruneliyo ngo yasenga ngo byatangiraga n'umugabo ngari w'abantu bizamuka, yasenga ku wa gatandatu ngo bikazamuka. Soma Bibiliya neza n'ibivuga ngo byazamuke kugira ngo kuba urwibutso. Aka nako tugiye gusenga ntakuntu bazabaririmba bakoze akabanyuma mureke n'iki gitara birazamuka. Mwafashe kuvuga ngo amen. Imana ngo yitegereze aho yicaye mu bumana bwaho, ibaza abakerubi. Hari umutwe w'abaririmbyi bitwa abakerubi n'abaserafi, bahora bazungurutse intebe y'Imana ngo bavuga ngo Mana urebe. Mufashe kuvuga ngo amen. Mana urebe. Ngo bicara bakubita amakamba yabo hasi ngo bakavuga ngo Mana urebe, Mana urebe, Mana urebe, Mana urebe. Byazamuke kuba urwibutso imbere yacu kubera iryo jambo, kubera uko kizatuma abakiranutsi bavuga neza, tuzabanyegurira gusengerwa twakoze. Muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge. Ndagira ngo mbinginge bene data